11 ba APR twapanze nibo tugiye kujyaho tubagiyeho ko bimeze. APR ni ikintu uyu munsi iyo ni match ya Rayon Sport twatangiye izakinwa ku munsi w'ejo. Ikipe ya APR Football Club twavugaga nyine ko n'ubundi ifite impamvu zikomeye cyane zo gushaka gutsinda iyi match ndetse baranaguma ni Rubavu kubera ko kuwa kabiri bazakina igikombe cya Peace Cup. The same opponent. N'ubundi bazakina ETENCAIL. Ngo APR na ETENCAIL bagiye gukina imikino ibiri mu minsi 3. Yego. Kuko barakina uyu munsi kuwa gatandatu kuwa kabiri bafitanye umukino w'igikombe cy'amahoro. Mu minsi 4. Na Axel aragumayo? Aragumayo. Cyane rwose. Ngo rwose agomba kuba ari yiteguye neza. Ameze neza yimeza neza. Anga twohereze yo mu bicu. Cyangwa tumanure mu bicu mu gikombe cy'amahoro. Ikibazo kuwa gatatu tuzaba tumukeneye kandi umwohereje ubwo wazamubona kuwa gatanu. Oya na Maria. Aya. Kama bicagemo amanuka. Reka ngira Rubavu. Kwa kabiri rwose amahirwe masa. Kugira ngo ajye kureba abatara mu biwe. Niko nawe na Yusufu. Mu bicu nawe ko agera Rubavu kajya ngo niho yavukiye. Wajya ngo ni iwawe. Ahubwo tujyana i Muhanga nkabona nawe ari kuyoboza kandi ari iwawe. ngera Rubavu mu bicu nkazajya muhamagara. Haraze ko nakubona. Ngo mba ndi hano hafi ngo mba ndi hano hafi. Uzi kukubwira ngo ari hafi aho. Ayo kukubwira ngo ari hafi aho ngaho kandi ari mu makoro. Ayo kukubwira ngo ari hafi aho ngaho kandi ibere mu makoro. So anyway, APR Football Club wari wageze kubikomozaho cyane 11 na Adolphe n'ubundi ari mwiza. 11. Adolphe aracyarimo. Adolphe aririmo. Uri kabiri ni Petit Zidane Kagege wa Cimpaka. Gatatu kapiteni ni muzima. Ni Claude nyuma yo kubona ko umutoza ngo Steve Constantine amwizera. Reka mbandi makuru. Claude buri abantu ugeze kumuganiza mbwa ati utu tuntu tw'amanota hari abantu batabyemera. Ti ibintu byawe by'amanota rimwe na rimwe ugomba kugira uburyo bihindura ibintu byo kurekura rimwe na rimwe muri match abantu bakagira bakavuga ngo warekuye murabyukaye n'amakuru igeze kujyaza abafana avuga ati ariko Claude amaze imitsi atameze neza. Ariko izi match ebyiri z'Amavubi Claude yabwiye umutara mwinshi tambwa ati ubu ngubu mugiye kujya mumbona none mu buryo mutigeze mumbona. Murambona kuko ndabizi yuko Mangwene nawe ari muri Cyprus ntabwo bagiye konyorohera agiye gukora bya hatari. Claude arari kuri gatatu kapiteni. Axel Clement aragarutse ameze neza umwanya warawufite ubwo Abdul arongera asubire kuri bench ni n'ubundi ni Clement na Yunus hagati nayipanzeyo ni umugande Ngoro Kante Muamvu Chechiriwa Ebijanjaro no munyige nakatogo kansuze Kasimu umutipe w'umugande Jean twawe yarabwiye tushaka iki arambwira ati nyamuneka untayiriza abasore bacu b'abanyarwanda twarawe Kasimu arambwira ati buriya Ngoro Kante Muamvu turamukunda cyane Ngoro Kante ati burya aranitonda no mu buzima busanzwe hano nicyo twari tumuziho cyane abana y'Uganda ngo muzabashinje ikindi n'abana bari discipline cyane akazi kaba ari akazi rero araza kubahagararanye n'uwitwa Daud Jean yaje ku kibuga yambaye made in Rwanda naramukunze cyane noneho nabonye ukuntu aberewe mu Rwanda hose abantu bose baramukunda n'abumva Ikinyarwanda n'abantu bamukunda abumva Ikinyarwanda babitranslating babishyire mu Cyongereza amwatera umunyamakuru kuri radio Rwanda ugukunda cyane ngiye nkunda umuntu w'umuhanga Dauda Yusuf yarashe igitego cya Seza umusifuzi aracyanga igitego cyo mu mahoro igitego cya Seza yemba mbona Dauda Yusuf niwe mukinnyi bavuze ngo mu Rwanda tugiye gushaka umuntu tunatirariza umwe ujya mu Mavubi bari Dauda Munyagana byabyarangiye twabwa ati n'undi hariya ntabwo bazagwamagara ukajya mu cyane kwa Kazemiro none leadership ya Dauda ari kumwe na Kazemiro udatumwanya buriya nico niyo mpamvu bikomera Ngoro Kante Muamvu nawe ntabwo atumwanya yikinira zone ye akayikina neza kandi wasakuza igitega kajya gukubita cy'umutwe akisubira mu mwanya we nabugeze kuri Dauda Yusuf ubwo twe tugeze kuri Dauda imbere yabo ni umunyaburkina Faso Memer Daoro rwose ira ni tapi ni kibuga cyiza nta kibazo Memer Daoro Rauf ubwo tugahita twinjira muri ni muzima Watara arari Togwi ni muzima ngakunda rutayizamu
superstar yewe none hanze y'ikibuga noneho afite ituza wajya ni Vandame wejya kuri Instagram yitwa Kumbara 28 none umva nkubwira Kumbara ama bling bling wana bling bling atari abameze nka ba Diamix bakundi arahindura gutya gatara kakubitamo kuri Instagram mushaka Kumbara 28 yitwa Kumbara 28 aba yambaye isaha Mele William Togwimere azi gukina azi gutsinda pe atsinda ibitego biri spectaculaire netazamu rwose ari APR kuramo umwuka yitwa Kumbara 28 noneho kuna abandi bakinyi bamwe Duranga yambaye jezi ya Monaco ari hejuru y'imodoka ye kandi n'indani za Kigali ukunda abandi bakinyi bamwemera Pacome Zuzuwe yaje inaha aba bati sindi burye ntamubona ndamukeneye cyane Pacome aje ina cyagiye yangiza hano bati ndamushaka wo bita William Togwimere meze neza cyane ubwo William Togwi na Watara hanyuma ndi ruhande ukajyaho nde hakimukanuka bodaboda cyane mwana wakuriye muri Prosper Namenya Academy hariya kuri Muteso wa kabiri wa Nkurukuku iyo kipe uzi ikintu ikuramo ufite abo bakinnyi babiri bagukorera igitego banabitsinda Watara ndetse na Togwimere bafite efficacity imbere y'izamu ariko na ekipe itagira umuwinga iyi pace na speed y'uwitwa bamwita Kim Kiwanuka yakuriye muri Prosper Namenya Academy na Academy baraho bita ibaho bita kuri Muteso wa kabiri wa Nkurukuku umuntu afite Academy y'abana nepo hari afite Academy y'abana yabwiye Villa Sport Club iri ya Jogos abagande barishimye cyane ejo bundi KCR yagarutse ku kibuga cyayo bishimiye ko noneho abafana bongeye kugaruka kureba UPR barayi Bugande bashinja championnat yabo ko itabamo nyine itabamo competition abantu ngo habamo ibintu bya fixing no gutegura byatumaga abafana barayicitseho bakajya birebera championnat zo mu Bwongereza ni no mpamvu bura championnat y'Uganda ikinwa mu mibyizi gusa ariko ejo bundi match ya KCC na Villa yarujuje abantu barafunga kuri Kadiba kuko bitegura shani bavugura ikibuga cyitwa Kadiba kiza byatari bagikora neza abereye match abantu bose bari baje noneho iyo Prosper Namenya Academy ni yagiranye amasezerano na Villa ibaha abana bakabakinisha bamenyekana ikabagurisha niyo yatanze ba Travis Mutyaba niyo yatanze ba Patrick Kakande niyo yatanze abakinnyi bakomeye ba Gift Fred n'abandi rero n'uyu nguyu Hakimu Kiwanuka bodaboda no muri Prosper Namenya Academy ikora kuri Muteso wa kabiri wa Nkurukuku cyane urumva umutoza bafite option bwo Tarebu ne tuvuga afite barafinda akagira aba basore ba Mamadusi bari hafa inyuma APR igihe kirageze ngo iviru bavuyishimye pe kandi match zombi iyo kipe ni BC ikwiriye kurasa izi match zombi kazaviru bavuyemye abakinnyi baganira basesengura mu rugendo nta kuza buri wese akizeme kute baza baganira ukuntu bagiye kujya kuri finale y'igikombe cy'amahoro baganira ukuntu championnat bavuga bati domestic double bagiye kuyitwara nuko match zihagaze ariko sizo match zihari gusa muri weekend yego hari match ya Mukura na Elmere Mukura irakina n'ikipe ya Elmere urumva tugavugaga abagabo Tigana ndetse na Juma bayisuye ariko Titerayiza ya manota arakenewe kuko reka mbabwire ikintu kimwe hari abantu benshi bamaze igihe batishimiye performance y'ikipe ya Mukura nanjye ndimo iyo nganire na MD aranyereka akambwira ngo amanota ngo twabonye ngo mu myaka 2 ishize ngo twamaze kuyarenza nkikiriza nkavuga nti nibyo harimo progress ariko se wasobanurira abantu gute ko watsindiye Tenseri wayo ugatsinirwa mu rugo n'ikipe iminota 15 ibitego bitatu biba bigiye iwawe kuvuga ngo nabene niyo performance President Mukura twaravuganye nyirigira Yves ndamaza ntibyagenze gute Etenseri kubatsinda arambwa ati narangaye kwa kundi nikoza mu rugo ati nagiye mu rugo arakantu nari ngiye gutora mu rugo ati navuye mu rugo nje kureba match mvuye ingoma nageze ku kibuga cy'indege igitego cya mbere cyagiyemo ndisunika imbere ngeze kuri foko icya kabiri cyari kirimo ati nayamumenyeje ngo nakase ku muhanda wa Kabutare icya gatatu kirimo ubwo urabona hariya ati nagize ngo ni nk'umunsi wo kubera nanjye rwose oya Eric wacu wihuye yarabyanditse muri groupe navuga nti hafi abantu twese naravuga nti hafi Eric nawe nawe uri murashyeshyariza Eric arambwa atari kose hari uri ku kibuga wowe uri he ubihakana
abantu barababaye cyane nanjye amace yarambabaje kiremo na bya bitatu bya Marine bababazwa na match ya Marine ya bitatu bababazwa na match ya Muhanga itsinda Mukura wenda hari na factory ntibari ku kibuga cyo ntibari kuri stade Huye ni Kamena ariko Kamena ni mu rugo kuri Mukura oya ni nakabuga gato wenda byo nabwo wabumva ariko bitatu ni byinshi pe bitatu ni byinshi ubwo twizere ko Yermereke y'umutoza nawe Darkonovic baza kwerekana match nziza ari Huye, ubwo abanyahuye baze kuryoherwa n'iyi match.